nakinnye filime n'abahinde n'abazungu bandi, bampa ibyo kuvuga muri iyo filime, barangije barambaza ariko uva mu kihe gihugu? Ndababwira mva mu Rwanda, ndi umunyarwandakazi. Bahise bambwira ngo uriya perezida wanyu turamukunda. Hi everyone, ikaze nanone kuri YouTube channel yanjye ari nayo yanyu yitwa Fisher TV. Hanyuma rero ndagushimira kuba warakanze kuri subscribe, wowe udahwema gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Tudatinze rero ndagira ngo niba uri kureba ino video utarakanda kuri subscribe ubikore nonaha, kugira ngo ibiganiro bindi bizajya bicaho hano ndetse n'ibyabaye ujye ubasha kubikurikirana. Perezida wa Repubulika, reka nongere mbasabe takbir kugira ngo twishimire ibyo amaze kutwemerera. Murakoze cyane kutwemerera gutora takbir ku byamaze kutwemerera. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turagushimira cyane ku ijambo ryiza tugejejeho ndetse n'ubusabe bwacu mwakiriye. Imana ibishimire kandi izabibahembere. Uyu mwanya rero tugiye kuwukoresha mu kuganira, tugiye kuwukoresha mu biganiro bitandukanye nkuko bamwe mu bayisilamu n'abayisilamukazi bateraniye hano bari babyifuje. Tukaba twatanga umwanya muto ku bantu bake, ku bafite ibibazo, abafite ibyifuzo, mu gihe turi kumwe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika tukagira ibyo tumugezaho mu mwanya muto. Ufata ijambo arajya avuga amazina, arase ku ntego. Reka duhere kuri kino gihande cy'inyuma yacu. Uwa mbere yabonetse. Murakoze ko mu mwanya. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kumpa uyu mwanya wo kuganira muri kino gitaramo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Rugema Ramazani, ndi umuturage wo mu karere ka Nyarugenge, umujyi wa Kigali. Fashe umwanya muri iki gitaramo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kugira ngo nongere mbashimire. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubwo mudusura muri 2024, umwe mu bayobozi bacu akabasaba ko mwazifatanya natwe kwizihiza uyu munsi, twumvaga mu by'ukuri dushingiye ku mwanya wanyu mukeya n'akazi kenshi mugira, ntabwo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika twizeraga ko uyu mwanya muza kuwubona ngo mutugenere. Uko 2024 na none 2026 itangira, n'akazi mugena Nyakubahwa Perezida wa Repubulika murumva ko harimo umwanya mutoya. Ndagira ngo rero mbikuye ku mutima kandi mfatanyije n'abayisilamu bari aha bose, twongere tubashimire Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ndongera gusubiramo ko imvugo yanyu ariyo ngiro nubwo mwabitweretse inshuro nyinshi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abayisilamu bo mu Rwanda ariko by'umwihariko ab'i Kigali mu murenge mu karere ka Nyarugenge twari tubakumbuye.
ndagira ngo munyemerere nkoreshe nyakubahwa perezida wa repubulika ijambo natiye ahandi ku muturage w'igikundamvura, nongere nsubiramo ngo muturi imbere tubari inyuma, haki ya Mungu. Tuzumva impanuro zanyu kandi tuzakoresha uko dushoboye kose mu rukundo muduha, mutugaragariza, natwe dukora iyo bwabaga, tubafashe mu kubaka u Rwanda twifuza. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika kuri uyu mwanya mwampaye. Okay. Buriya ntabwo ari uyu munsi turi kumwe gusa. Yabaga turi kumwe. Murakoze cyane. Turacyakomeza n'abifuza kugira ibyo baganiraho cyangwa se batuganiriza. Reka noneho tuze kuri iki gihande cya hano hafi. Undi yabonetse. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, amazina yanjye nitwa Nsanzumuhire Jean Claude Shafi, nkaba ntuye hano mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali birumvikana. Nkaba ngize amahirwe rero adasanzwe yo kugira ngo mbone umwanya wo kongera kubashimira kimwe n'abanyarwanda twese muri rusange. Tubari inyuma, aho mwadukuye hasubiyemo kenshi, havuzwe imyaka myinshi. Nyakubahwa turabashimira. By'umwihariko havuzwe byinshi, ariko byatumye nifuza kugira icyo ngaragaza muri byinshi bishimangira ko ibivugwa biba ari ukuri kandi biba ari impamo. Mu mabyiruka yanjye nakuze nkurira muri sosiyete itari y'abayisilamu y'abandi banyarwanda mu myizerere y'abakristu. Ubwo nari umujene, umusore mutoya, ngira amahirwe yo kumva indi myizerere yo mu zindi gahunda zindi harimo n'ubusilamu. Nza kuba umusilamu hari muri 2012. Abambaye hafi mu bamenyi b'abayisilamu bangira inama yo kugira umwanya muto mfata kugira ngo nige, cyane ko idini riri mu rurimi rw'Icyarabu. Nafashe uwo mwanya ndiga, hanyuma niga ubutumwa bwiza bw'amahoro, ubutumwa bwiza bwa Islam bwigisha umuco w'urukundo n'impuhwe n'ibyiza byinshi nk'uko twagiye tubyumva dusanzwe tunabyumva. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, igituma mfashe uyu mwanya nagira ngo mvuge ko nubwo hari ibyiza byinshi, cyane cyane hari n'ibindi bindi bijya biza kugira ngo bidobye binasubiza inyuma gahunda y'ubumwe bw'abanyarwanda, gahunda mwashyizemo ingufu ku myaka 31 kugeza ubu. Ngira ngo nibutse abari kubyiruka n'abantega amatwi kugira ngo bongere bakanguke, icyo kintu bakirinde kuko cyambayeho kinangiraho ingaruka, ntinya ko cyagira n'abandi kibaho. Hari imyumvire rero yaturutse hanze, aho abantu baza bigisha imyumvire y'ubutagondwa, imyumvire y'iterabwoba, imyumvire y'ubuhezanguni. Niba mubyibuka nyakubahwa, umwaka wa 2016 imyaka irajya kuba 10, muri sosiyete yacu y'abayisilamu hajemo icyo kibazo, ndetse nari imaze imyaka mike njye ubwanjye mbaye umusilamu, ariko nyakubahwa cyangizeho ingaruka kugeza ubwo nisanze muri ba bantu 40 n'abandi bakurikiranywe n'ubutabera
ariko nkaba nshimira inzego z'ubutabera yaba njye ubwanjye n'abo twari kumwe koko twamenye neza ko ubutabera bwacu bw'igihugu cyacu bukora kandi bukorera mu kuri. Nagira ngo mbibashimire nyakubahwa. Ntabwo nari nzi ko umuntu yarenganurwa ku gipimo nk'icyo nabonye, ndetse abo twari kumwe bari 40 basaga 25 muri twebwe bararenganuwe koko bababere, ndetse n'abandi bahuye n'amategeko, bahuye no kugirwa inama, ndetse baregerwa bahabwa ibihano bitoya. Abenshi muri bo nyakubahwa barabirangije, ubu bari hanze bari kubaka igihugu, n'abasigayemo basigaye igihe gito bakaza hanze. Nyakubahwa mbibashimiye mbikuye ku mutima, ubutabera bw'u Rwanda burakora kandi bukora neza. Asante sana. Nagira ngo nsoze nkangurira urubyiruko rw'abayisilamu kutumva no kudatega amatwi no kudaha agaciro ubutumwa buturuka hanze bubangisha ubuyobozi bw'igihugu, bubangisha ubuyobozi bubayobora mu idini, yaba muri sosiyete y'abayisilamu no muri sosiyete zindi zitari iz'abayisilamu. Dufite urugero rwiza rw'ingaruka mbi z'inyigisho zo guca abantu mo ibice, zashingira ku madini, zashingira ku moko, zashingira ku bintu bitandukanye. Nyakubahwa, bwari ubutumwa bwanjye, bumaze imyaka 6 ndi hamwe n'abanyarwanda nubaka igihugu hamwe n'abandi. Mbashimiye mbikuye ku mutima. Urakoze cyane. Arakoze cyane. Reka dukomeze gahunda zacu, twongere turebe hano mu bice by'inyuma hariya niba hari ufite ijambo nawe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze kumpa uyu mwanya. Amazina nitwa Nzeyimana Abubakar, nkaba ndi umuyobozi w'abayisilamu mu karere ka Rusizi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'uko nari maze kubivuga, ndi umwarimu w'idini mu by'iyobokamana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu mwanya nshimye ko hari ibyo mwari mukomojeho bigendanye n'amadini ndetse n'umurongo mwiza ubuyobozi bwacu bwahaye amadini, cyangwa se inzira nziza amadini akwiye kuba agenderaho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu minsi ishize ubuyobozi bwacu bwiza bw'igihugu bwagennye ko nanone abahagarariye amadini n'abavugabutumwa muri rusange, kugira ngo batange ibikwiye kandi binoze, ubuyobozi bwacu bwagennye ko abavugabutumwa bakwiye kwiga amashuri y'iyobokamana, by'umwihariko bakaba bujuje ibwiriza ry'uko bize kaminuza cyangwa se basoje kaminuza mu bigendanye nanone n'imiyoborere myiza y'amadini. Bityo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nkatwe abayisilamu bo mu Rwanda ntabwo dufite kaminuza ya Kisilamu idufasha kuba nanone twakwigamo nk'abavugabutumwa, kugira ngo nanone dutange ibikwiye nk'uko muhora mubidukangurira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, niyo dushaka kujya kubahiriza iryo bwiriza ryiza n'iryo tegeko riri mu nyungu zacu n'inyungu z'abanyarwanda, bidusaba kujya mu bihugu bya kure cyangwa se nanone mu bihugu by'abaturanyi, ariko nanone bikatugora, haba ari mu buryo bw'urugendo, mu buryo bwa mikoro, ndetse no mu buryo bundi bugiye butandukanye. Ariko nanone nta nubwo ari ikibazo cy'uko bitugora mu buryo bwa mikoro gusa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nanone bimaze kugaragara ko na bamwe bajya gushaka ubwo bumenyi mu bihugu bya kure, nanone bahakura n'iyindi mico ihabanye n'indangagaciro
ndetse na kirazira z'abanyarwanda. Bityo nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'abayisilamu bo mu Rwanda turasaba leta tubinginga yuko natwe twafashwa kugira ngo tubashe kuba twagira kaminuza ya Kisilamu mu Rwanda. Birumvikana. Ngira ngo birumvikana muri bya bindi twavugaga byo gufashanya tukareba uko twashyiraho uburyo n'icyo gikwiye kuba kiri mu bizigwa, tugashakisha uburyo uko bishoboye, uko tubishoboye, uko bishobotse. Inzego z'uburezi n'iz'amadini, amadini asanzwe nayo agira n'uruhare mu burezi, tuzafatanya turebe ubwo ukuntu ibyo byakunda kandi n'ukuntu wabisobanuye birumvikana, ingaruka zabyo zo kutagira uburyo nk'ubwo bw'amashuri burumvikana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mumbabarire nsoze, ariko turabashimiye cyane. Perezida wa Repubulika, enyanya bwenene. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashi. Mu gusoza nanone, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nari mfite ubutumwa nahawe n'abayisilamu by'umwihariko b'Irusizi. Bambwiye nti ningira amahirwe yo kubona umwanya wo kuganira namwe ko ndi bubashimire cyane ku bw'amahirwe n'umugisha n'ubuntu mwatugiriye by'umwihariko nk'abayisilamu b'Irusizi, kuba mwaradufashije mudutera inkunga yo kubaka umusigiti mwiza uri Kamembe, ukaba ari umwe mu misigiti 3. Uwo musigiti mwaduhayemo inkunga, muradufasha mu buryo bwo kuwubaka. Ni umusigiti ndahamya ko ari umwe mu misigiti 2 cyangwa 3 myiza dufite muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Turabashimira cyane. Ubarikiwe baba wa taifa. Asante sana. Ibyiza biracyari imbere, biraza. Murakoze cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ati byiza biracyari imbere, ni ibyo kwishimira, ni iby'agaciro nk'abayisilamu. Reka dusoze rero ku mwanya nyakubahwa yari yatugeneye, ariko turafata undi muntu umwe muri kiriya gihande. Protokole niba ihari yadufasha kuduha umuntu umwe muri kino gihande, noneho bakamuha mikoro akagira nawe icyo atuganirira n'icyo atubwira. Murakoze. Protokole nidufashemo byihuse. Ongereho undi umwe cyangwa babiri. Murakoze cyane. Nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amazina yanjye nitwa Batamuriza Fauzia. Nabaga muri South Korea, ariko ubu ngubu ntuye Nyamirambo, ni naho nakuriye Majengo. Ndabanza kushimira Perezida wacu Paul Kagame, warakoze kutuhesha icyubahiro n'agaciro mu gihugu cyacu no hanze y'igihugu cyacu, amahanga yose. Jewe navuye mu Rwanda kera, ariko icyanyemeje ko u Rwanda ruteye imbere n'amahanga yo hanze none hasigaye rwifuza, nakinnye filime n'Abahinde n'Abazungu bandi, bampa ibyo kuvuga muri iyo filime, barangije barambaza, ariko uva mu kihe gihugu? Ndababwira mva mu Rwanda, ndi umunyarwandakazi. Bahise bambwira ngo uriya perezida wanyu turamukunda,
igihugu cyanyu gifite isuku, watubabariye ibyo wagombaga kuvuga mu cyongereza ukabivuga mu kinyarwanda kugira ngo n'u Rwanda rumenye iyi filime yacu. Narabikoze ntaravayo no hanze, kweri mu Rwanda filime bari barayibonye. Ndashima perezida wacu ku kazi keza ukoze kutuhesha icyubahiro n'agaciro. Service mu mahanga, iyo uvuze kuri umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi uhita ubona service vuba cyane, ariko kubera akazi kawe keza ukoze n'amahanga yose ashima, niyo mpamvu tugira service vuba. Jyewe perezida nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda, naje mfite proposal yanjye, nagerageje kubona ukuntu nakugeraho ndabibura, ariko today is my day. Twabonanye. Today is my day. Ndasaba umpe chance tuhure nkuhe proposal yanjye. Hari abamfasha mu kazi, ndashaka ko bazagushaka mubonane. Hari abamfasha ku kazi barakwegera, hanyuma bazashyireho uburyo iyo proposal yazangiraho. Thank you so much. Thank you so much. Urakoze cyane Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika yari yatwemereye ko twaha abandi bantu babiri umwanya bafite protokole, rero yadufasha byibuze tukongeraho umuntu umwe bitewe n'uko gahunda zihutirwa. Hano mu cyubahiro hari umusaza wasabye ko tumuha umwanya. Hari umudamu hariyo ugiye wafashe mikoro ugiye kuvuga. Nyuma y'uriya mudamu turasoreza kuri uyu mubyeyi, niko gahunda. Murakoze cyane. Mikoro yanze, mumwihutishirize mikoro. Murakoze. Mahoro y'Imana bane namwe, Your Excellency. Nashakaga gushimira cyane RMC ko yarateguye iki gikorwa. Ntabwo ari buri gihe umuntu abona Perezida wa Repubulika imbere y'amaso yo kugira ngo tubashe kumubwira directly. Your Excellency, mwatubwiye ko ubutaha mwe muzakora ibyanyu mukaza mutubaza twari icyo twakoze. Njye nashaka gusaba, wenda ndibeshya ariko nibyo nabashije kubona, turasaba RMC ko yashyiraho urubuga website ya RMC aho ibintu byose bigaragara very clearly, tukamenya ngo komite ni iyi ngiyi. Nk'ubu magazanga ndi umudamu ariko ntago nzi ninde ushinzwe abadamu muri RMC. Hari abantu batazi ninde ushinzwe urubyiruko, turifuza ko mu bidushiraho bikagaragara tukamenya. Hano hari abayisilamu bazi ikoranabuhanga, sibyo? Babikora mu bahembe cyangwa ntibubahembe, dukora n'Imana. Tubone ngo porogaramu ziri gukorwa ni izi ngizi, gahunda iri gukorwa ni iyi ngiyi, kugira ngo habeho nk'uko Your Excellency mukunda kubivuga ibivuga rwose birumvikana, ndetse abantu mukajya mubona aho mutangira ibitekerezo ngira ngo ubuyobozi burabyumva. Icyanyuma nashaka kuvuga, nk'uko mu bibazo by'igitekerezo twashaka gusaba, nk'uko mu Rwanda hari gahunda za leta